reka nsabe Nyandamu yigira imbere kugira ngo dufatanye. Reka twigire ahangaha aho ahari zaryoshye. Zaryoshye nicyo bivuze. Ndi Padiri Byikwaso Emmanuel. Kristo Yesu akuzwe. Nanjye ni Nyandamu Janvier nkuko wari wamaze kubivuga. Uyu mwanya baduhaye turawushimye. Turifuza kuwukoresha tugaruka gato ku mateka, ku nkingi za Groupe de Jeunes Christiens. Ikindi gice kiraza ari ugushimira. Ngarutse ku mateka gato, Groupe de Jeunes Christus Regnat. Reka menetse no kuvuga amateka, ahubwo mbanze mvuge niyo impamvu y'iryo zina. Groupe de Jeunes Christus Regnat ni ihuriro ry'urubyiruko rwamamaza ingoma ya Kristo. Mu yandi magambo, impamvu ari ihuriro, rimwe na rimwe dukunze kuvuga korari, nuko ari cyo gikorwa cyamamaye cyane mu bikorwa bakora, cyangwa se biri mu bikorwa biri mu bitekerezo by'ikubitiro, ariko ubundi harimo n'ibindi. Groupe ni itsinda, ihuriro de jeunes ry'urubyiruko, Christus Regnat bikavuga Kristo araganje. Ni ikilatini Christus, murumva harimo Kristo nyine. Regnat, reine, murumva harimo Kristo araganje. Iryo zina rero ntabwo iyi groupe yatangiye yitwa gutyo, yatangiye yitwa korali y'urubyiruko. Ningaruka ku mateka birangomwa ko mvuga amatariki kugira ngo binorohe. Ku itariki 13 z'ukwa karindwi umwaka wa 2013, nge n'umuvandimwe Janvier, byari nko masaha ya saa 12. Hari ukuntu rero icyo gihe twigaga muri Kristi twembi, ariko noneho muri weekend tukaza mu Busanza kugira ngo dufashe korali ya Saint Madaka, twigishaga indirimbo. Noneho rero umunsi umwe tuvuye muri repetition, hari ukuntu nyine nanyibaga ngo twarakundanaga, ariko n'ubu turakundana. Ni inshuti yanjye, batuye mu rugo kwa Janvier, ni hariya hepfo umudugudu kwa Bajyuma, hanyuma ye ni Karama. Rero iyo repetition yarangiraga, umunsi umwe yaramperekezaga tukajya Karama agasuhuza mukecuru, ubundi rero undi munsi repetition yarangira nkamuherekeza tukajya gusuhuza mu masifu. Gutyo. Umunsi umwe rero byari bitahiwe yuko ari ngiye umuherekeza. Turimo tumanuka tugeze hariya ku gashyamba ho kwa Bajyuma, twamanutse tuganira ku mibereho y'urubyiruko hanga mu Busanza, n'uburyo akenshi rushinjwa kutitabira gahunda za kiliziya. Turaganira turavuga tuzi nta kintu twakora. Igitekerezo cyo guhuriza hamwe urubyiruko bwa mbere ni Nyandamu wa kivuze. Tugeze aho ngaho rwose, kuri ako gashyamba. Ubu rero amashyamba yarashize, barahatuye. Ariko aho kari iyo tuhageze turahabona. Ni aho ngaho igitekerezo cyashyiriwe ahagaragara. Ndamubwira nti nibyo. Icyo gihe rero nari mbifitiye umwanya n'ubushobozi, nuko rero duhuza urubyiruko. Aho hari ku itariki ya 13. Ku itariki ya 20 rero n'umunani z'uko kwezi kwa karindwi 2013 twatanze itangazo. Hari umuntu ugeze gutuma ngo ajye kureba muri archive za Centrale niba iryo tangazo ritarimo. Itangazo rihamagara urubyiruko rudafite ahantu rutabarizwa mu makorari, rutari mu muryango wa Isiyo Gatolika, rutitabira umuryango remezo, ruraho nyine rwa rundi ruza ruje mu misa. Niyo yari target. Maze ruraza, twarasabye rurasigara, misa irangiye ruraza turaganira. Mu by'ukuri ibitekerezo byatanzwe, twumvise ko urubyiruko
rusonzeye kwitagatifuza, rusonzeye guhura. Nicyo kintu cya mbere cyagaragaye mu bitekerezo batanze. Yewe nta nubwo kuririmba byaje mu bintu bya mbere, ahubwo bavugaga gukina umupira, bavugaga gusurana, bavugaga ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nyuma haza umuntu umwe aravuga ati ariko naburiye dushobora kuzajya turirimba. Nuko rero tuba dutangiye kurepeta, twemeza ko tuzajya turepeta kuwa gatanu no ku cyumweru saa 9, ariko byaje kwanga bijya saa 10 kubera kwa gukererwa nyine saa 10. Hanyuma rero turepeta, ari nako tunasaba umwanya wo kuririmba ku itariki ya 18 z'ukwa munani, nibwo twaremye misa ya mbere aha mu Busanza. Cyari gishimishije ni ukubona abasore, nanjye kubavuga mu mazina, icyo gihe abasore n'inkumi bataririmbaga, ubonye muri korari. Ibyo bintu byashimishije ababyeyi mwari muhari murabyibuka. Kubona abantu batari basanzwe baririmba bagiye kuririmba, si uko wenda indirimbo baririmba icyo gihe zari nziza kurusha izindi wenda zari sanzwe ziririmba, ariko kubabona bari aho ngaho bagira uruhare muri liturujia byanejeje benshi. Nkashimira rero abo twari turi kumwe kw'ikubitiro icyo gihe, abari bahari icyo gihe twatangiranye muri groupe de jeunes bari hano, nibahaguruke baraha. Aha Dekoro ndamubona, aha Sandrine ndamubona, aha nakubonye na ba Sandrine bombi. Ndetse Dekoro yanabaye president wa groupe de jeunes Kisirenyate. Kwikubitiro niwe president wa mbere. Tumuha amashyi ayo twahaye president nawe yabona. Yego. Rero byakomeje bityo. Nyuma rero ku itariki ya mbere z'ukwa mbere, ubwo ni ku bunane bwa 2016, icyitwaga korali y'urubyiruko cyitwa ku mugaragaro Groupe de Jeunes Christ Sirenyate, na padiri wari ushinzwe urubyiruko muramwibuka, Habineza François, waje kubona padiri mukuru wa Kicukiro. Kuva rero uwo munsi hari hashize imyaka 2 dukora, ariko noneho iba Groupe de Jeunes Christ Sirenyate ku mugaragaro, byari ibirori murabyibuka. Hanyuma rero uyu munsi hashize imyaka 12 irenga ikora ubutumwa, Groupe de Jeunes Christ Sirenyate ikora ubutumwa mu Busanza. Ndifuza rero gushimira ababyeyi cyane, ababyeyi rwose. Ibi ngibi mubona bakoresheje, yaba ari ibikoresho, yaba ari ibyagiye bisaba ubushobozi butandukanye byavuye mu babyeyi, ukabenshi muri bo ni abanyeshuri, abandi ababyeyi rero turabashimira cyane ko bakomeje kwiba hafi. Hanyuma kandi munyemerere nashimire ubuyobozi bwa paruwasi uko bwagiye busimbura, ndavuga abapadiri twagiye tugira. Abahari aha ngaha rero mu bampera amashyi bahagarariye abandi badahari. Rwose ni byiza ko bagiye bafasha iyi Groupe de Jeunes Christ Sirenyate mu kubabwira courage ndetse no kubafasha mu buryo bufatika bw'ubushobozi. Hanyuma kandi abandi dushimira ni mwabonye n'urubyiruko, ariko mwabonye ko harimo ababyeyi, hari umubyeyi mwabonye urimo, ndetse n'abandi bari aha ngaha baririmbamo. Aha hari abo twicaranye aha ngaha, ariko nabo bari bakagomye, stage yabaye ntoya. Ni benshi yabaye ntoya, barahari, harimo Mansere n'abandi bicaye aha ngaha. Abo bose bakuru bareberera urubyiruko, bakabana nabo bakabagira inama aho bagiye gutana, bakabagarura. Ibyo biba bikenewe ku mwana. Umwana ashobora gutekereza gutya ukamugarura. Turabibashimira kuko akazi bagakora neza, ubwo butumwa babukorana ubwitange, turabishimira. Mansere n'abandi mwese turabashimiye cyane. Hanyuma rero ntabwo nasoza ntanabasabye gukomeza kubafasha. Iyo tuganira batubwira ibyo bakeneye, batubwira iki cyangwa se kiriya, tugafatanya kubisaba Imana ikabiduha mu gihe cyayo. Nimwemera mukaba igikoresho cy'Imana kugira ngo ibacisheho ubwo bushobozi babura, bizaba ari byiza. Hanyuma rero munyemerere muri aka kanya babwire ko Groupe de Jeunes Christ Sirenyate ifite inkingi enye: ukwemera, ubumwe, urukundo n'iyogezabutumwa ishingiyeho. Ntabwo ikorera mu cyuka, oya, icyo cyuka twacyanze mu ntangiriro.
Hari igitabo kirimo amateka n'umurongo ngenderwaho wa Groupe de Jeunes Christ Senyate. Iyo bashaka kugira icyo bakora bakaba batazi neza niba kiri mu murongo wayo, barongera bagasoma icyo gitabo kugira ngo bibafashe. Hanyuma rero reka mpe umwanya na mugenzi wanjye Nyandamu agira icyo ababwira, hanyuma tubashimire dusoza. Kristo Yesu akuzwe. Ku bintu padiri arangije kuvuga, sintekereza ko mfite ikintu kinini narenzaho, kuko asa nkaho byose yabivuze. Icya mbere yagarutseho nanjye ubwanjye ntibukaga ni amateka. Mu ntangiriro byari bigoye, kubera yuko twari dufite abarimu bakeya, abantu benshi bari bagiye gutangira kuririmba, nibwo bwa mbere bari bagiye gutangira kuririmba. Ababyeyi bari hano n'abandi bantu bose bari dutangira muzi uko byari bimeze, ariko hari ubushake, hari ubwitange, ari nabyo byakomeje bitugeza aho tugeze ubu ngubu. Ikindi nk'uko nawe yashimiye, nanjye ndashaka gushimira abantu ba mbere. Nshaka gushimira nuko ntago bari kundeba, wenda bashobora kuba bagiye kunywa amazi, ariko ndashaka gushimira abantu bose bari muri korali kugeza iki gihe. Tuyitangira twari dufite ibyo twifuza kwizageraho, ariko ntabwo twari tuzi, twari tumeze nk'abantu. Uretse kuba wagenda ugasenga ukifuza ko Imana ifasha urwo rubyiruko rugakura, yaba ari mu buryo bwa roho, yaba ari mu buryo bw'umubiri, ariko nta kindi twakoraga kirenze icyo ngicyo uretse gusenga no kwizera. So rero Imana niyo yabikoze, kuba uyu munsi korali irimo abantu bangana gutya. Ndatekereza mu makonseri yose abaririmbyi bose ba korali ntabwo ariko baboneka muri iyo konseri, ariko niba dufite abantu bangana gutya, ubwo ni ukuvuga yuko korali noneho ifite abarenze abangaba. So ni ibintu dushimira Imana, ni ibintu ku giti cyanjye ndatunguwe. Ntabwo nari nzi ko abantu bangana gutya, kubera imirimo igiye itandukanye umuntu aragenda akajya mu buzima busanzwe, ugasanga wenda ntukinasengera aho wasengeraga. Ariko ndashimira umuntu wese wari uri hano, ndashimira ababyeyi babafasha, ndashimira abantu bose mwaje kwitabira, kandi ngira ngo dukomeze tubabe hafi kugira ngo